n'abayuyutse bose bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika ajyaga amanuka akamanukira muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Umuntu wabanzaga kujyamo amazi akimara kwihinduriza niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Harimo umuntu muri abo bantu wari ufite indwara yarayimaranye igihe kirekire, imyaka 38. Yesu amubonye ahita amenya ko amaze iyo myaka yose ategereje. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati sifite umuntu ujugunyamo. Mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo, ahita ntanga kujyamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira abakijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwanyijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde bakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona icyaha mu minota ya mbere. Yesu aguha umugisha. Wageze mu gitabo cya Esiteri igice cya 9 umurongo wa 1 n'uwa 2 nawe dusomere, hanyuma nta gahunda afite yo kubarambira tuba dusenga Imana.